turashimira Imana cyane kuko ari umubyeyi wacu kandi akaba ari data wa twese mwiza. Nshimiye Imana kuri iki cyumweru ko itugiriye ubuntu bwo kongera kuza imbere yanyu tubabwira ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuganira ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye cyangwa mu mateme atandukanye. So uyu munsi nifuje ko tuganira ku kintu gikomeye. Mbere yuko wenda twinjira mu ijambo ry'Imana, nifuje kubasaba iki kintu: mukore subscribe kuri channel yacu, ni Olivier Mugisha Pro. Ukanda kuri subscribe, ahantu handitse subscribe, ugakanda ku kazogera kugira ngo ibyigisho tuzajya tubagezaho buri munsi mujye mubasha kubibona. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo dutabaze Imana iradutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko wenda turisoma, ariko reka turisome. Ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mika ibice 4 umurongo wa 9. Ariko none ni iki gituma uvuza induru? Mbese nta mwami ufite, cyangwa se umujyanama wawe yapfuye, bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda? Mana, turagushimiye, turaguhimbaje cyane rwose. Tugushimiye ubuntu bwawe butangaje n'ineza yawe itarondoreka. Turavuze ngo izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye cyane kuko uri Imana yacu bwite, kandi ukaba uri Imana idukunda, uri Imana igira ubuntu bwinshi n'imbabazi zisaze. Izina ryawe Mana nirishimwe. Tugushimiye ijambo ryawe tugiye kuganira muri uyu mwanya. Tugushimiye abantu bakurikirira iri jambo. Turabasengeye kugira ngo umuntu wese wumvira ijambo ugire ahantu mukura naho mugeza, ugire ibibazo byinshi bikurwa mu buzima bwiwe. Urakoze cyane kubana natwe dutangira kugeza dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. So dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mika. Mika ari mu bahanuzi batoya, ibice 4 ku murongo wa 9. Ni ijambo rigizwe n'ibibazo n'utubazo. Ni ukuvuga ni ijambo banditse noneho bagashyiraho point d'interrogation. Haranditse ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru? Ariko none ni iki gituma mvuza induru? Ibi ni ibintu bindeba njyewe bikanakureba wowe. Ni iki gituma uvuza induru? Turi mu gihe kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Reka tuvuge mu gihe twabayeho, kuko ntabwo mvugira abatubanjirije, kuko nabo wenda hari challenges bahuye nazo zitandukanye. Gusa mu mateka y'isi nibwo bwa mbere habayeho ikintu kingana n'imyaka igera muri 2 cyangwa 2 kanarenga, kuko nta nubwo kirahagarara, abana batajya ku mashuri, hashakishwa uburyo butandukanye abana bakwigamo. Ni igitangaza, ni ibintu bidasanzwe. Byanteye ubwoba cyane, bintera ubwoba cyane kubona amashuri nicyo kintu isi yishingikirizaho. Ndabizi neza yuko mubizi, abantu benshi iyo bageze mu ishuri baba bumva bakomeye bakaze. Muri iki gihe nta nubwo bikibaho. Kera iyo umuntu yabaga yarize ibintu bya siyanse, imibare, ibintu by'amafizike n'ibishimo, yageragezaga no kwigira nk'umusazi, nyine akigira nk'umuntu ngo ufite ubwenge bwinshi. Ariko tugeze mu gihe gikomeye aho ibyo byo kwiga bitakimatarenga. Ntabwo abahanga bo ku isi, ntabwo abayobozi bo ku isi babyitaho, kuko haje indi ntambara ikomeye isa nkaho nakwita ngo ni intambara ya 3 y'isi. Intambara zabanje zari z'amasasu n'ibibombe, biriya mwumva bya Hiroshima na Nagasaki n'ibindi byinshi byagize ingaruka kuri uyu mubiri w'abantu biciye mu bikoresho abantu bakoze by'imbunda n'ibisasu bya kirimbuzi. Uyu munsi wa none
isi ihangayikishijwe n'icyorezo gikomeye, binavugwa ko cyakozwe n'abantu, nubwo ntari sire, ariko bivugwa ko ari virusi yakozwe. So bishatse kuvuga ngo hari ibintu byinshi byagutera kuvuza induru, hari ibintu byinshi byantera kuvuza induru. Birashoboka ko waba uri umunyeshuri, birashoboka ko waba uri umubyeyi ufite abanyeshuri. Uyu munsi wa none ukaba warishyuye amafaranga, abana ntibige, ahubwo bakakubwira ngo subira mu rugo, ntunasohoke hanze, bakagushyira muri guma mu rugo, bakakulokinga down, ukajya muri lockdown. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ariko none ni iki gituma uvuza induru? Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ngo nubwo isi yugarijwe n'iki cyorezo, nubwo isi itameze neza, Imana yo iri kutubaza ngo ariko none ni iki gituma muvuza induru? Abizeye Imana ntabwo dukwiriye kuvuza induru. Nicyo twavuga. Tugiye gukomeza dusoma ijambo ry'Imana, turagenda dusanga impamvu dufite kivugira. Ntabwo turabisi ngo dutabaze lockdown, guma mu rugo ukagira ngo isi irarangiye. No, cyane cyane abantu mwumva ururimi ndimo kuvuga, muzi ikintu cyitwa ibibazo. Mwarahunze, muzi intambara z'amasasu. Iyi ntambara yaje rero y'icyorezo, Umwuka w'Imana ampaye ijambo rivuga ngo ariko none ni iki gituma muvuza induru? Hari impamvu iri jambo rije. Ntabwo ijambo riza au hasard, ntabwo ari accident. It's not the accident. This is the word of God. Kandi there is a reason why iri jambo ryaje. Arakomeza akavuga ngo mbese nta mwami ufite, cyangwa se umujyanama wawe yapfuye, bituma ibise bigufata nk'umugore uri kunda? Guys, ikintu cya mbere mugomba kumenya, iri jambo ry'Imana riri clear ngo mbese nta mwami ufite. Bene data, turabisi, hari n'abakozi b'Imana kandi niko bimeze, bakunda kuvuga ngo turabambasaderi mu isi. Ni ukuvuga duhagarariye ijuru mu isi, ni ukuvuga dufite umwami wadutumye. Hano niyo mpamvu yavuze ngo mbese nta mwami mufite. Bene data, dufite umwami w'abami. Haleluya. Ndabizi uyu munsi wa none ambasaderi w'igihugu cy'u Rwanda abaye ari muri Kenya, muri Kenya hakavuka ikibazo, perezida w'igihugu cya Kenya mu bibazo yakwiga gukemura cyangwa mu burinzi yashaka, nuko iyo ambasade cyangwa uwo mu ambasaderi w'icyo gihugu cy'u Rwanda agomba kuba protected. Haleluya. So bishatse kuvuga ngo dufite umwami wadusize inaha, kandi amahirwe dufite nuko naho yabanje no kuhaba. Ijambo rikurikira avuga ngo nta ngo cyangwa umujyanama wawe yapfuye. Guys, Yesu ajya kugenda yaravuze ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, aravuga ngo mbasigiye umufasha, mbasigiye umujyanama, a comforter, an advisor. It's the Holy Spirit. Aravuga ngo mbasigiye umujyanama. None hano baratubajije ngo mbese umujyanama wawe yapfuye? Ese umwuka wawe wera yapfuye? Ntabwo ukiyoborwa n'umwuka wera, ntabwo ugifite Yesu Kristo nk'umwami wawe, bituma uvuza induru. Haleluya. Ndabasaba ko mwongera kwibuka yuko dufite umujyanama, dufite umufasha. Yesu Kristo wa wundi yadusigiye niwe mwuka wera atubamo. Haleluya. Ngo bituma umera nk'umugore uri kubise, bituma ugaragaza umubabaro, ukavuza induru, abatizera bakamenya yuko
nyine ngo byagucikiyeho, byakomeye, ntabwo turi kuva mu nzu, ibibazo byabaye, abana batashye kandi twishyuye school fee. Guys, nshatse kubabwira iri jambo yuko dufite umwami, dufite umujyanama, turashinganye, turi abantu bahagarariye ijuru hano ku isi. Bishatse kuvuga ngo hagomba kubaho itandukaniro ryawe wowe, ryanjye ngewe n'ab'isi, ridutandukanya nabo, ryerekana yuko turi abantu bahagarariye ubwami muri iki gihugu. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, Yeremiya ibice 33, naho dusoreza, ntabwo mbatindira. Yeremiya ibice 33 Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Ndabizi abenshi murahazi, ni ijambo rizwi abarokore cyane bibera hantu mu mashyamba, babandi bakunda kujya kwihererana n'Imana, bavuga ko ari network cyangwa ni connection, ni nimero ngo bahamagaraho Imana. Ririya jambo rijya rimfasha, nkunze kubwira abarokore ngo dusige dufata amagambo y'Imana amwe tukayamenyera ku rwego tutaba tukiyaha agaciro afite, tutaba tucyumva uburyohe bw'ijambo, icyo umwanditsi w'ijambo ry'Imana yanditse ashaka kutubwira, kubera ko tuba turi kugendera ku marangamutima yacu, cyangwa se tukabyumva cyane guhera mu Sunday school, my école de dimanche, amashuri yo ku cyumweru, bakaba barabitubwiye tukabifata mu mitwe. Nibuka ndi umwana, hari amagambo menshi yo muri Bibiliya za Zaburi, mu Bafilipi sura 4 mstari wa 4, ni amagambo twagiye dufata ngo furahini katika Bwana siku zote, tukabiririmba muri Aven makartier. So ijambo ry'Imana uko Imana idahinduka, naryo niko ridahinduka. Ni ukuvuga iri jambo nubwo twaryumvishe kenshi, nubwo bamwe twariririmbye kenshi, abandi tukaryumva cyane, tukanarisubiramo inshuro nyinshi, ariko ijambo ry'Imana rifite ububasha. Baratubaje ngo niki gituma tuvuza induru, ngo mbese nta mwami dufite, ngo cyangwa umujyanama wacu yapfuye. Bituma dutaka tukavuza induru nk'umugore uri kubise, ariko mbafitiye igisubizo. Haleluya. Yeremiya yarabyanditse mu bice 33, yaranditse aravuga ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ikintu cyose cyaba kikugoye, ikintu cyose cyaba kikunanije, ukumva nta byiringiro ugifite, ukumva watakaje ibyiringiro, ukumva isi yakwasamiye, ukumva kuko babandi bavuga ngo isi yakwanitse, ukamera nkaho wanitse ku zuba, ngo ufitiye ijambo rivuga ngo tabaza, Imana iragutabara. Ntabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ibyo waba uri gucamo byose, circonstance waba urimo yose, ikibazo waba ufite cyose, imibereho waba urimo yose, krize waba ufite yose, waba barakubwiye ngo guma mu rugo nta n'agafu ufite mu nzu, Imana irakubwiye ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya. Nkwereke ibikomeye biruhije utamenya, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Haleluya. Ndafashijwe. Mureke dutabaza Imana. Reka soze mbabwira ngo mureke dutabaza Imana, mureke tuyambaze, kuko ituri bugufi. Hari Zaburi nkunda ivuga ngo nkuko abiringiye Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni,
utabasha kunyeganyezwa ngo ahubwo uhore uhamye iteka ryose, ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu nguko niko Uwiteka agose abantu be. So turagoswe, tugoswe n'Uwiteka. Mukomere, mushikame, nubwo mubona bikomeye, nubwo mubona bigoye, nubwo mubona nta byiringiro bihari, ariko ndababwira ngo dukomere, dushikame. Mu ijuru hari Imana itugose kandi itureberera ku manywa na nijoro. Ibyo ubona ko bikomeye, ibyo ubona ko bikomeye bikuruhije, jya mu cyumba cyawe upfukame, utabaza Imana, iragutabara. Ko nta wundi wagutabara muri iki gihe. Birashoboka ko amaguverinoma atandukanye yabaha ibyo kurya, abantu batandukanye bagufasha, ariko mu by'ukuri ubufasha bw'abantu buri limite, hari aho bugarukira. Agufasha uyu munsi, ejo ntagufashe. So ndabasaba ko twiringira Imana, kuko niwo mwishingizi ukomeye uruta ibigo by'ubwishingizi byose. Imana niyo yonyine yo kwizerwa. Haleluya, haleluya. So ndashimira Imana cyane ko ibanye natwe. Imana turagushimiye, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rwawe rutangaje, tugushimiye ko nta wundi dukwiriye gutabaza utari wowe, kandi niko ijambo ryawe tubwiye ngo tugutabaze, uradutabara, twereke ibikomeye biruhije tutabasha kumenya. Urakoze Data, kuko uri umwizerwa, kandi nta wundi twakwizera utari wowe. Ngaho bana natwe, umuntu wese wumva iki cyigisho umuhe umugisha wawe umubeho, kandi ubuntu bwawe bukomeze gusaga ku buzima bwiwe. Urakoze, niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Mugerageze dukore subscribe, tubisangize inshuti zacu, zumve ko tugomba gutabaza Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi.